kabiri gatatu murangana baranganyije baranganyije akibono we kidateye ipasi uragiye natwe tubarire rimwe kabiri guhica gira se kuto abantu Yes guys, yo kuri AMANI TV Rwanda ni gahunda ni yayindi ni siporo urumva n'abantu banje hamwe na Debi imeze gute ameze neza ibintu nibone ariko none ufite amashagaga uyu munsi mwana uri gukora ikibuno mucyo la let's go wabonye agano no yindi nayo none tayari alaka ariko none wa mwana yabishobora ariko reka dusuza abantu we muje dusuza abantu nara gusuza abantu yes twagarutse ngubu ndi kumwe n'umugore wanjye bita Teta Kayusi after YouTube ja bless twagiye ugire gutya utuje kuba siporo zataje uyu munsi noneho tujye kuba siporo zakasa mutwe urasa na couple abantu ngo bagiye gusara tunabyinira umugore we noneho tureberaho bakora kubyinira ndetse kubyina nawe ariko urabyina turebere nibyo byanjye niyo mpamvu ubona siporo yo kubyina bamwe bajyaga baratiba ibuno ngo iyi siporo bari barayitinye bamwe na bamwe ariko uyu ni umuntu udutinya undi wese bishobora bingo urukumva noneho umunsi sibyo hari umugozi wawe bari se ariko twe tugiye gutangira tukire gutya oya reba ngo nabo gutangira ngahasha gatangire gutya wallahi gira rimwe man so wajya ngo mwakoresha okay gira mwe ni gutya mufatana nago mukundana koko twagiye mukundana gisirikare rimwe kabiri gatatu witi byabo wanyoye itabiri ngana yo iteganya yipute reba kandi nzishira akana kamanye Kayusi wowe rero gahunda ubwo natwe turi kwishyushya cyangwa gushyushya ariko narangije mbona babafashe ngo tugere gutya tibasataranye ndabona kamwe tushiwe twe gutya mbona so bizi ndabona ikintu kiri kutera hejuru kifuza kuza kuri kwimana yandi misogera nzabigenze gutya yo sibuka cyane wari uri kudema ariko dema no so ko ko dema twagiye ndabyiye twagiye ngoye abandi kundeba hejuru none sikayo ko ntari gusimbuka okay dore gusimbuka wagira ngo uri intambwe gira kagenda nta kintu wakora n'izindi we komeza ndebe kunyemeza kagiye kwa mugo wanje amagafu ngiye gukora kandi kantu uri bukore none ntari gipfuye oya si umutepe ariko wowe gushaka kumaguru oya ngurutse kumaguru apana warapfuye oya wisifuna gutya gutyo sibyari gushaka kumavi ni byibisipo gutya uzi wiva yo ni nani uko kumaguru kubikore mukabikoze nyabikoze niko uko nabikoze nabikoze wowe se simvyo nibyo wajya tubwira shawa wora cyari umwana niba ukundisha ariko n'umugore yaramwakiriye n'umugore yaramwakiriye uzamusaba imbabazi yaragusebeje yagusebeje ngurira nindo yasebeje ngurimbe ende ko gahunda ngo itasiramu ngo ninde ntabwo akoze imbabazi umusazi wo ngo ni filime akose mwagiye mwasi ikibazo mwaje gutekereza icyo tatagukundiye burya jewe ndi umuntu bagaje ndi umuhanzi buriya
Kandi n'umuhanzi ibintu byinshi cyane. Ngaho nyine twareka siporo. Agafite siporo nawe siporo twumvikana. Twebwe dufite utumanye twishi mu rukundo rwacu no muri siporo yacu. Ngiye mba ngomba kwereka abantu ko hari n'ibintu dufite muri twebwe abantu badafite. Kugira ngo tureke siporo itandukanye n'izabandi bakora. Kugira ngo rukomeze rube rwiza. Rukomeze rube rwiza. Wow. Bavuye cyo kugororotse neza fresh. Imbere nese bikwereka ngewe. Kwagira ngo nakabeba kari kwibona no. Wala simwana cyakongororo. Utagira gutya se. Tweko kibuno wagikoze. Reka winyereka. Ariko se wa munga yarakizanye da. Nawe se kurabyerekana. Oya, nasi ko ari kugaragaza ko cyabonetse. Ndetse ndagaragaza ko cyabonetse kandi urabyina muri siporo ubu ngubu. Ngiye gutangira. Amatwe dukomake gutya. Gutya. Agiye gutwereka siporo no kubyina. Ubyina n'amashi. Ajyana imbere kwinjira uri kubona. Ako sizumuza kwa. Dutangiye weekend. Reka twumva kibada. Ndumva ngurumana. Wazo ufite indyo shaka kumasa. Wafata cece muri. Uzusanga mu buriri. Jori menge singuhaga henge. Yewe mumunota nterudutwishana shaka kutwemezanya bagute mudupampa tete shaka kutureka inyuma ukagusunika utakanda kuzinya uye tete nunduku nuki inyuma nutakanda kuzinya utakanda kuzinya oye ala aciye kwayana uko ni nkakasa munyira cha ngomba mbona Gutya kabisa. Hadi kasa mwenye kabla gutya. Ngo. Ubu zina ngiro. Ngiro ngiro. Wa siporo. Wa tahaji yese. Sinagiraga gutya. Do. Se urongore sinone. Abagabo barabuze. Ntari. None se sinagorora gurugongo nkora n'ikibu. Nana. Aho ya ugiye kundimbira kahe? Kamarasure. Muri siporo. Nawe uri umuhanzi se? Nawe uri umuhanzi. Nawe tabishobora ngiye ngo ndamureka. Uzi kuririmba ngo umuririmbire. Kuririmbiye ngo turaseba nyene nakana turirimba. Ntabwo nabura ko mushiriraho. Reka nkubunuze. Cyane we. Iyo ndirimbo rero ubutumwa umugani w'abahanzi. Ni ubutumwa bwanje bwa Satani. Ako Satani urayemera. Simwemera ariko rimwe na rimwe wamwemera. Bagomba kumunuza. Uri kumunuza. None natwe ni duhakashoka yiturebe muri siporo. Webwe urumva muri siporo. Kanyu nako tubavangira. Twebwe ariko nawe mukora akantu kari seriye. Muzaje tuganira ngo twebwe babiseriye muri romantique. Ya romantique. Ubikore kabisa ashobora no kugira kumufata nkamuzengurukana. Ahubwo ndakenda turabaririmbira. Oya si byacu. Nubundi turakora bimwe. Mbese baramugira ngo ya none ugiye mutunasera ngo bose twebwe bikangura. Ubanze kwiserera tu. Oya kabuno kabazi kubyina twe turabizi. Oya twebwe yamvuva. Oya banze byumve muri couple. Buri wese afite inyugo ye. Sibyo afite uburyo atwara nako twabirangiwe. Urumva guterura. Nyine si romantique. Nose umuntu azaza mu rugo rwawe akubwire ngo kora ibi n'ibi. Umuntu afite uburyo atwara abantu mu gihe umva burya n'ongora umugore we. Yego. Naho murabone tureba. Urumva uburyo mutwara. Ibyo bintu twarabihaze. Cyo guterura. Muhinduza agiye gukora iki? Muhindure. Ubundi nawe ndakora kandi kandi. Byo gusomana twarabikoze. Ariko byo guterura natwe twabikoze none. Turinde siro none. Siro kanukari igende gace. Gace. Zuba. Okay nakazuki. Tubaririmba kanyimbo gasanzwe ko kazwi. Gasanzwe. Ako twagiye ese ko mugisha kubishi. None se. Twaisha kamera kana yeye mugimbere. Aho twajya hose kamera bayi. Mukamera mara. One gira ikibazo. Washaka iki? Sakari mukuru rukundo. Uri gushyira mari comedy. Gira nandi. Nazari. Ese sheri. Mama yu.
umupuri nyine nimukomeze nkubwire iyo ni indirimbo zipoje uyu munsi badusabye ibyo mwashaka. Okay, sawa, akazuka. Ese sheri wamurizo Yanisha indirimbo ubu siyo ndirimbo turabyina ese sheri none se cyane oya we bici matuvumo ntimusiba nose yaba muri zuke kubyina zuke se niwe bihemba ati muri ko matuvumo ntimusiba kandi niko bababanga ibaze ko mwigira batanje kandi namwe mumeze nkanjye maybe nabyo kozwa kuna muri umupuri kandi aribyo byadanje twaje nibo bikora ese sheri wa umupurizo baby sheri wa umupurizo nagusiko sheri yabikoze fo ase kuki muhita mucishije ryakita nakazuke mwashaka twagakoze twakabyina kandi noneho ikindi indirimbo zawe oya ni indirimbo zanditse nese reka nkubwire urumva abaririmbye ngo zazi n'inyoni yaririmbye ntabwo zari indirimbo none se nyine wemera ko kubyina ari siporo ni siporo ndabyemera cyane niyo mpamvu reka twaje ugiye kuririmbira igisirimbo hariya igisimba ni y'Imana wewe kandi we ntabwo wabyinira ngo twemeze uyu we yatwemeje njye na okay muri babiri zose nabyinye muri yawe nabyinye nakana mwatatu aho ngo tumwarundamwo umwana rakaze umwana ramasura wakitima kwa mwambiri iyo mana dusengira komeye imana ikamura guseruka imana yumva amasengesho iyo mana dusengira ariko rero bari kubyina ni siporo oya gitima bose nabyo mwambiri nabyo waruzi mwatatu urukumva ariko ubundi izi noneho wazanye siporo yakabibonye ni ukugira gutya wallahi siporo wowe ese ubyumva ntabwo ko byumva kandi ko cyuzwe kirana uziko bya bintu biri seriye hano abakobwa batwigishije gukora ikibuno buriya batubwira twabishobora batwigishije gukora ikibuno kandi tujya tuzikora azikoze cyane cyangwa ko ntabwo batwigisha gukora ikibuno abakobwa kandi baratwigishije ushaka ikibuno cyangwa urashaka amakuru oya nayo ariko nayo yarabona sinjye sinakene sinyakunda wiyamugisha wowe twigisha wowe nawe Mungu sinkwizeye sinkwemeye ni kabano babiri iyo debate bayiduhe ngo washanga umwigishe kuzana ngo nyashi shaka nyashi katurebe izo fita zirahera data we ry'Imana niyo nawe umukoci wawe nahita nkwera kandi mvuze ngo nyigisha nyine nyizana ikibuno uzana ikibuno yego nyine gukora siporo urimo kunsebya kandi ngewe nkeneye kwiga ngo nzane ikibuno urashaka turahera ku kizi turakora ku nyine turahera ku kihe kibuno ku cimbere imbere habaye ikibuno none se habaye ikimbere n'ikinyuma aha ngaha na hano ikize ni ikibuno oya ariko byose ni ibintu byose si ibintu bimatanye ibyo biramatanye biramatanye nyine nese urabona arashaka kubitandukanya reka twereke cyangwa urashaka gukuza imbere ukaba uri kubivuga nabi byose ni bimwe byose ni bimwe ni bimwe se gusa turebe ubwo nizi ikibuno ashaka mwigisha njye yanze ko mbahereza yanze ko mbahereza nyine izo ngizo zimwereke ku buryo bitazangora ninjya muri kunyegereye inyuma yigutse bagira gutya oya nenda fata gute nabise biguri kubizana imbere ibihe gira gutya mera gutya nuna message yano gutya ngera ntabwo tugiye gukora hano imbere tugiye gukora inyuma kandi niyo mpamvu yanze ko ngewe ngo mureza agira ngo arebe ukuntu yareba
siko nayinguye mwa twagiye amani muri gira n'umwe nayibonye ahubwo nuko nari nzi gahunda iyo ariyo ariko ubu nakuvumbuye nabonye ko wagiye tugendere kimwe akabona ubwo ataza ko cyangwa nawe ukaza ukaza no yango ahita kaza twagiye aho ufite ibyo ari kwikorera kujya no kwegeranya amaboko gutya ni ngombwa se ibyo bitwaye Namano. Ikibono cyahita kiza nizere. Kuko turanakora n'imbere. Imbere zijya hahandi. Buriya namwumvisha nagishaka kuganisha. Ntabwo yagera mwiyorere nibyo ari kwikira. Mukomeze. Mbona amatako yabaye manini yawe. Wowe ntabwo uri kumanuka Kandi ari we mbonye uhagaze igice nkabona umanutse igice. Ubwa mbere yatangiye gutya. Twangiye mbona gira gutya. Nera niko ugezamo hagati. Utenye ugezamo hagati. Ugira gutya. None se yageze hasi. Sibyo yakoze se kandi waje wanyeretse imbere. Kandi nakwe wowe wayisimanuka uramanuka. Wowe urumva wowe ni se gutya kumanuka hasi. Ariko nawe se urashaka kuzikora? Ntangisha turebe nako. Kwigisha. Kandi umutoza ari nguye. Mwene mu bakobwa nibo babiti yure nibo babizi. Ngaho nawe nigisha. Ubu reka akomeza kwigisha. Kandi nawe uyarangije ntabwo nawe nyereka ikindi ko ku ruhande. Mwereke ako undi wosho. Kaka ndiko ku ruhande. Ko ku ruhande. Izimbere. Kuko imbere. Imbere. Tweretse izuri gushaka. Urari izari gushaka rata tubwire. Murya. Subwo ngezo sport nazo kora ngo zimarire. Umva nkubwire. Izo ni stretching nyine yo muri kuruhuka. Urumva nizo ukora izo stretching. Ku ruhande. Ni stretching kandi izo nizo nago zizana inana mabuno n'iki. Iyo ngiye ni kwigorora bisanzwe. Iyo ngiye ni kwigorora bisanzwe. Iyo ngiye urumva oya kuzana byo byagusaba gukora nyinshi urumva kayo bisaba gukora nyinshi ntabwo ari ibintu uvuga ngo urabyuka mu gitondo ngo ukore ngo ejo bite biza bisaba consistency. Siporo abantu bose barabizi impamvu siporo bisaba discipline. Bazo byo urukumva siporo bisaba discipline sibyo. Siporo ntabwo umuntu akora ikintu ngo abyuke biza reka ni consistency. Ni ibintu bihozaho kandi noneho ukabikora ubikunda kuko siporo ituma nyine ubuzima buba bwiza bigenda gute. So rero ntabwo avuga ngo ngiye gukora kino gice urumva kirahita kiza ku kanya ntabwo bishoboka urukumva bisaba consistency. Rero niba ukoze wenda gutya ntabwo kuvuga ngo birahita uzana ibyo ushaka. Uriya kugira ngo uzane akaboko uzane igituza uzane ibyo byose uri kuvuga no hasi byose bisaba consistency igihe kirekire bro cyane sibyo. Niyo mpamvu rero ugomba kuzakomeza agasiporo ibintu bikagenda biza kandi ukubona ko bigutuma umwana mwiza. Urumva usigaye waragabanyije inzoga urumva akamukagize kamukaraje ngo afite ukuboko kunini sha ukuboko ni kunini bari kukuzuminga isi karaje ngaho cyane turebe ko kaza oya none se uyu ntabwo ariko ukabona sikaka wowe iri imyungu nta kibazo uyu ngo agafite kanini bya danje uri kumva ubwo rero reka kujya mu shuwe sasa ndabona mwakonje man mwakonje twari tugiranye inama shaka kimwe uzi ko watumye dukonja tubirimo nese ko nye turirimbe oya genda turekeye noneho ntabwo nawe ugiye gukora ikibuno se si cyo mwashakaga bari kukwereka ubwo nyine urabikora usimbuka ariko y'inkende ndupfa nabona harimo n'akazi ki urukumva kora urabiba manuka ni uguhagarara bamwe basimbuka so urukumva niba twagiye rimwe kabiri gatatu
Iyi ntabwo gishoboye. Iki kibuno kirananiye gukora. Ikibuno kirakunaniye. Nubwo ndabigenza gute? Nimba kikunaniye turabigenza gute? Ntabishoboye ni gutya. Iki? Ntabitoye. Wowe rero ibyo ushaka byose ni igihe hajemo umugore wawe ngamufate basi mukorane n'umugore wawe kugira ngo wishime. Bimere neza kuko kugira ngo ni inkende ugiye gufata umuneke. Okay, reka twe dukore namwe murarebaho. Sibyo? Twagiye. Urebe ukuntu bagiye kurya uburo. 1 2 3. Wayibonye? Sawa. Ramugiye ko mwana ni we. Bagiye. Hajya batweretse gute? Batweretse gute? Ehe. Bagiye. Bagiye. Comment nous sommes? Kurushije? Oya ni sawa. Twabikoze twese. Byanze? Twabikoze byarangiye. Wayikoze? Okay, nacyo wowe rero ubundi wowe icyo nabonye. Oya bavangwe nabonye. Tukomeze bidahubwo. Yo icyo nabonye. Urumva kuri wowe iyo uzanye utuntu twawe nitwo tukunezeza fresh. Oya. None urashaka ko mwigisha tubikorera imwe. Kwigisha Tubikorera imwe. Twagiye ngiro wewe. Wewe wemeze. Twagiye bene do. Ujye mwemeza. Eh. Wamwemeza byagaragaye. Cyabonye se bana bisoje. Urumva rero urukumva bagiye. Ngawe ukora izawe noneho uko wifilinga fresh. Uzange se. Ona se samani. Aho wemeye reka se ni urira urazi ngo ndikibara. Bagiye. Aho n'umuntu wawe. Filinge na uyu nguyu. Gafilinge. Gafilinge ngwi. Ntabwo ngatumye hano. Agafilinge aka siporo akoze. Umva abantu bavuga se uyu we yaturutse. Uyu muntu ntago afitanye yaturutse. Reka mbabwize ukuri. Urukundo ni rwiza. Urukundo ni rwiza. Sibyo? Urukundo ni rwiza. Kuko urumva one love bituma abantu bishima kandi bagakora umutima ukagenda neza, amaraso agatembera neza. Agasiporo ni keza. Abantu amakupure ari pe mujye mukora ikintu cyitwa siporo. Siporo ni nziza cyane. Ntabwo utese kandi ntabwo twebwe twababonye. Okay, sawa mwebwe muzifite muduhereze izo vibe zanyu. Muduhereze vibe zanyu. Tuhite tunasoza ikiganiro tukirangiza. Tugiye guhagaranya nawe gutya sibyo? Ukumva ndabara 3 turebe usimbuka kuri kandi turasimbukira rimwe. Usimbuka kuri. Nanone nituva nanone imbere turongera dusimbwe tujya inyuma turebe uwo wateye warujinda. Sibyo? Ni warushinda. Yego. Tubari 1 2 3. Naze ko bangonga. Iwasu wagira ngo imbango bakugonga umwagiye mukunda ubuzima bwanyu. Aho tubari rero sasa. 1 2 3. Sha muranganyije. Simbuka kangahe? Muranganyije. Wiyakorera dusubire mu rugo. Ugiye gushaka gufata urukundo ngukora n'abandi. Oya, muranganyije. Kandi usimbuke rimwe. Mbaga tamwe kangana gutya. Wagombye icyo turi kureba. Umuntu mugufi nagashaka kurusha intambwe se. Oya, twagiye tubari. 1 2 3. Murangana. Baranganyije. ahubwo wowe warishwe. Baranganyije. Akibono we mbona kidateye pasi. Uragiye matwe tubarire. 1 2 Araguita aradushije kubera yuko wangadushije ingo ataradushije atadushije yakuvunika amani yanze kuvunika oya yadushije ugira ubunebwe yadushije ngwino nawe yadubikoye girawo yadushije ahubwo wereba aho wagejeje nibyo byiza
noneho aho wagejeje twashyira akantu noneho umuntu ahagere rero izi ntangwa dufite aje wowe kora turabona situdi wowe wagumye banza waceka ngo nyine ahantu aso wagize wowe gira ndetse amashyira akantu gutu turahari ngaho guma hano rero aho ngiye kuba dore ngaka agiye kuzana uburwayi dore ngaka oya dore ngaka no kubirindwa dore ngaka naribe niko ko mushimwe bamusha kwiba aho si wowe Mwebwe mama ushaka kutwiba amanota ndi hano aho kandagira niwe nshaka tugiye twese dore kiri imbere ngaje oya webwira amazi garuka nyine garuka nyine nta mpamvu yo kwitaza gutya oya igutya gira se kuto abantu bamushite no ashitera oya ngo ni kure oya nese kujya wiziganye ngama nari nega se mu murongo nari bibyore gutya ago se bito byawe gumishaho wabyore nasimbuka ngana garantansi ndabara kangana ndare kutsinde man uratsinda ndabizi oya wewe uri ngerageresha oya uratsinda man hari rese yazimba uratsinze nyine uratsinze si urisiyo soshaka kutsinda ngaho ngwino nawe soshaka kutsinda nagutsinze ndagutsinza amana yumva ubukeneye gutsinda ni ngombwa kukiguha cyane nyine nase kujya unzi nahembera sawa nawe ngwino bigize ngo watsinze oya ko ngaho reka twashire nari bigumaho ngaho sawa wese twagushiriye wowe kwihutira gushyira abandi oya ni sibo babiri se nibo we ntiwagera hariya ndahita nkwa agafata bakagura ni kure wa ya shamuzanire muranganyije baranganyije ahubwo nganyize hano ntabwo warenga ntabwo warenga muremure katibiraye dore ikisigira urumva rukumva ahangaha imodoka za abanyarwanda tubasezere kandi se ushaka kubaganirizaho cyangwa kubahereza akandi ushaka bishimye basezere bishima nyine kandi babwira ko iyo bijyanye na siporo rero abanyarwandakazi kuri AMANI TV show AMANI TV show ni AMANI TV Rwanda Nabugogo urumva ni kuri AMANI TV Rwanda habaye habereye impanuka y'inkoko n'ingurube inkoko yasize ubuzima ngene ko nabivuga ariko tugiye gusimbureje inkoko ninde reka simwe mbiye ako nakaruka kari butuma abantu baseka bavuga tundi byabereye mumenye ko ingurube bayishimwe gusa nta kindi kandi ubona agakoko kangana gutya bibaza akakoko gakokukishira urungana gutya abandi sambye ngo nshaka kandi kantu urenzaho kanyuma tugana ku musozo ariko ntari ibi aho ngaho turabashimiye cyane abantu bo kuri AMANI TV Rwanda turabakunda cyane ubwo nawe akagaruka nawe utaha ciao.